Ikinamico. Bakunzi ba radiyo Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya Rabire ryabateguriye umukino witwa Iminsi 10 y'ubwihindurize wanditswe na Rugeri Nyange Eric unonosorwa n'itorero Indamutsa. Abizera bavuga ko Imana iduha ubwenge tuvukana, abandi banyamahirwe bakagira ubundi bakura mu mashuri bityo bakagira ubuhanga buhambaye. Bamwe muri twe bakoresha ubwo buhanga mu kwigwizaho imitungo bataruhiye kugera naho bashobora kubigiriramo ibyago. Ese ibyo birakwiye cyangwa tugomba kubukoresha mu gusiga isari nziza kurusha uko twayisanze? Reka twumve ibyabaye mu minsi 10 gusa bigasiga inkuru imusozi. Dukurikire umukino. Harya imodoka yiriyambwa niyera kubanza arengiye umukara agatsindagira imodoka nziza wagira ngo afite uruganda rwazo. Kazanye ifungure. Ndabona ifungutse sha. Ngiye kuguhemukira ku buryo utazanyibagirwa mu buzima bwawe bwose wa mushenzi we. Aka kapuse ndagashyira hera. Kaze ndebe. Reka gacengezemo hano maze ndebe ko ubiceka sha. Wowe warigize akamana muri kampani yacu ukagira ngo ni wowe wenyine w'umuhanga. Nzareba kongera kundega gatuza imbere. Cedric! Urankanze mfite. Urakora iki mu modoka yakoretse sha? Ubwo so wowe birakurebara? Hari utuntu nyina ngiye kumuzanira. Utuntu tw'udoke Cedric. Ko rero ufite ubwoba nk'umuntu wari uri gukora ibintu bibi. Ntiyamire rero wa musore we. Yamiki. Unyeka ibintu bibi wowe wigeze umara mbikora. Niba ko muri kampani yacu yose ndi umukozi w'intangarugero. Hari amakuru numvise ko ushobora kuba uri n'umujura. Njyewe None igenda byiboneye. Kandi umenye ko abakozi benshi dukorana babizi. Ni akazi kawe. Fide iki keza tutarwanira muri parikingi ya hoteli kandi twari twaje mu byishimo. Have wirakara ariko. Aho uvuze ko nyiri urugo yapfuye si uba wamwishe. Kandi urabizi nawe. Ngaho se nyine komeza urugendo rwawe warugiye nanjye nikomereza ibyo narindi. Wambwise ko waruje gutwara ibyo Valence yagutumye. Bifate dusubire muri hoteli imbere dusanga abandi aho bari kwishima. Ariko urwo nta wakundu Cedric. Wari gutegereza ko ugiye kwiba Valence ko. Ukaba wamucunze ku jisho yahimbawe warabize ukamwiba ko ntage. Ugahita uza hano ushaka kumwiba. Fede uri gukina n'ibyo utazi. Uri gukina n'umuriro wa muhungu we. Akura ntera ubwoba bwicura buragiye wankanga. Nubwo dukorana ntabwo nzisha. Uri ubona turigo dukubitana imitego ukagira ngo ugende mugenzi wawe ko nteko. Ubundi kucyo wari ushaka kwigira umuntu ushaka ubutabera cyane. Erega simva hano tutajyanye n'ushaka kubimenyesa. Akongera nawe hey. Kuba nakubonye Valence akazagira ikintu aburira mu modoka ye. Ndumva byantera iseri mu mutwe pe. Ntabwo mva hano uraza. Reka kabure nikomereza ibyo narindimo dore uruhanandogoye. Ubuse ngatsindagiye hano yazavumbura. Yazamenye uko byagenze. Ugere bicyo gucengeza Cedric. Reka rero umubwire rimwe utazongera no kunyitambika. Ariko urambwira iki koko Cedric? Ubu Valence usanze mu modoka ye wamubwira ikese. Cha. Kumbe uziko ntarabonye ko wambaye n'uturindantoki sha. Umva rero nkubwire Fide iki. Ningiraho numva bavuga ko kuri iyi saha ya 1:38 z'ijoro nari ndi mu modoka Valence. Nzakwica nta n'umuntu uzamenya inkuru yawe. Urumva? Akusha Cedric. Ufite inyamaswa bigezaho. Yes. Ijyaga mbona umusore witonda umugabo nyine none n'ibyo byawe. Nakubwiye ngo ntabwo nzisha. Si ubwo bundi uri mu bukisha. Ndakatamenyerwa kakabushunga kakadakangwa n'iminsi. None umenyesha Cedric. Ugeze Valence uri kugana hano. Ndara numva icyo uvuze kumubwira. Valence ndibatse nguriye. Reba neza ko ari we shaka utanesha igihe. Dore niwe yewe ndamuzi ni kuri yagera. Nuko iriya pana ntabwo ari iyo yahoze yambaye se ntiwayibonye. Iki Bose ndakumva shiri. ubu koko uragira ngo abandi bakozi bazadukeke. Akeka siki. Ukuri bazabikeka kandi urabizi ko ntabishaka. Muza nyumva neza.
iyi kampani ni iyanjye nta wundi nyisangira nawe. ndabizi abakozi bagugeza ubundi byaba bitwaye iki? bakwirukana se? none se waretse basi bakabanza bagataha. oya yewe ni ukuri pe uzi ko mvuye hariya twari turi Dariya akambaza aho ngiye nkamubeshyabeshya kugira ngo atankeka. amabeshyabeshya ariya mwihorere yewe ngwino nangushe neza nari nkukumburira. gusa bose koko ariko si iki wowe mbundekuye gato. gusa uyu munsi byagenze bite koko ko atari uko wari usanzwe witwara? ubundi wemereraga kongerera ku ngingo turi mu biro byanjye, none ngo turi mu cyumba cya hoteli nziza nk'iyi nta muntu watubona uri kwanga koko? reka bose ubushize ubwo twabikoreraga mu biro byatangiye guhibizwa ko njye nawe turyamana. bikabareba higize nturi gutinya iki? ibiko ari byo ndi kwibaza. nyine urabona mbona iki se? muri iri joro ndaza gukora ikintu kiri buhindure ubuzima bwanjye bw'iteka ryose. Sheri, cyose nicyo kiri gutuma udashaka kunsasira uyu munsi koko? ni birebire bose nako reka tubyihorera ahubwo ndeka nsubire aho abandi bari. we ntabwo ugenda yewe utangiriye ku ngingo iki ariko si ubwo nkubwiza iki kugira ngo wumve kuri iri joro ntari buryamane nawe? mva muhoza amasezerano dufitanye urayibagiwe? ugiye kuza muri kampani yanjye wibagiwe icyo twavuganye? byose ndabyibuka pe. utabyemera ijoro ntabyo nzakora rero. bose wambabariye koko rwose Valens utamuzamuye mu ntera kandi twarabyumvikanye ntiryari murabizi. emera rero ibyo ndi kugusaba nanjye Valens ndamukorera ibyo ushaka dore na kashe ya kampani ndayigendana ndahita mbyemeza iri joro. ariko waretse kungora koko. ariko se muho ndakumva ubundi kuki kuva waza muri iyi kampani ugumye gusabira Valens kuzamurwa mu ntera? bose nyine kuba Valens ari fiyanse y'inshuti yanjye magara Dariya ntabwo nabura kumusabira ibyiza kugira ngo nyine bazabeho neza nk'umuryango. ikibintera ni ukuri kose. ejya ntabwo mbyumva neza. niyo mpamvu ntabwo mubeshya. cyangwa shane Dariya wagutumye kugira ngo munkoreshe maze ngo umutego wanyu? aya rwose Dariya ararengana impamo y'Imana ararengana. mbwiza ukuri sheri. ni ukuri kose nta nubwo azi ko ndi gusabira ubyiza fiyanse we. cyangwa se niba atari Dariya akaba ari na Valens ubwe. yego mana yanjye nawe akaba ari kugukoresha utabizi. amaho data we rwose uriya mwana w'umunyarwanda mwihorere ni Imana y'u Rwanda yigendera. ni impamo pe ibyo ntabwo yabivamo kandi ni ukuri bose ntugire ngo ndakubeshye impamo ibyo muri gutekereza byose siko biri. ngiye bimeze nk'umusamariyakazi uba ushaka kwifashiriza abantu gusa nta kindi ngamije. sheri tega n'ubundi uri umwana mwiza ariko rero none si ibyo byose byaba bifite aho bihuriye n'ibyo uri gukora iri joro? bose ibyihorere gusa icyo nzi cyo ni uko iri joro riza kuba rirerire. Cedric ndakuba waretse nkitahira mwana urabona abantu bose twazanye batari gutaha urusorongo ariko se mfite igihe usigaye urataha iwawe urahasanga nde? nturiyiragira ukicyura sibyo ni ahubwo ndagira ngo ngushimire. unshimira iki se? mu masaha ashize iyo udatangira Valens ngo umubuze maze mfunge imodoka ye byari kuba bibi bose. kari kabaye. none se Cedric ndakumva. ubundi Valens uri kumuhora iki? reka mwitebe dore arampamagaye. Valens wibeshye uvuga ijambo na rimwe urambona. ntaba mvuga iki se? ceceka ariko. nacecetse aho kagira Imana we. yego ndakumva Vale. Cedric yego muhuye n'ibibazo bikomeye cyane. ibibazo bimeze bite? ubu tuvugana ni kuri sitasiyo ya polisi nafashwe mwana. sitasiyo ya polisi? mu kanya si ubwo udusezeye utubwira ko utashye unaniwe ugiye kuruhukara? urumva yego ngeze muri wa muhanda wa kaburimbo uturanye na hoteli hagarikwa n'umupolisi aba arambwiye ngo nimparike ku ruhande. hanyuma yahise ambwira ko agiye kunsaka nanjye ndabimwemerera ko ntacyo nishishaga. ubwo yahise asaka imodoka yose maze umuntu akuyemo igikapu kirimo udupfunyika tw'urumogi. udupfunyika tw'urumogi? ntibishoboka. usigaye ucuruza urumogi se? ndarengana Cedric hari umuntu ushobora kuba yangambaniye muri iri joro. none se umupolisi yamenya ate ko ufite urumogi mu modoka yawe? nanjye byancanze muvandimwe byancanze kabisa. cyangwa uwo muntu n'ubundi yahise atanga amakuru kuri polisi? birashoboka kuko ntabwo umupolisi yabyibwira kabisa. none se ngo ufashe iki inshuti yanjye? hamagara
nahamagaye Dariya nsanga telefone ye ntiriho dore ko yari yategereje muza ngo baraza gutahana. Dariya uriya muntu umwe wikize agira ngo mumbwirire ko ibyo nshinjwa ntabikoze, mubwire ko ndi umwere, mubwire kandi ko buhanda bitsinda maze tugakomeza imyiteguro y'ubukwe. komeza wihangane Vare, nimbona uburyo nzagusura kuri gereza. yewe igira ijoro ryiza. Yego kandi nawe ukomeze wirinde kuko ndabona bari kumbwira ko igihe cyo guhamagara bambaye kirangiye. sawa. Wow. Ibyo nari maze iminsi mpanga byatunganye, ubu nshatse naryama ngasinzira. ko mbega umuhungu w'umugome ugambaniye inshuti yawe magara none ukumva wishimye koko urabyishima uri no guserebura. Mfira Fideli. Ntabwo ushobora kumva uburyo nishimye. gusumba bizamarira igihugu Byorohe ntabyo se, ariko wabonaga uburyo Valens abantu bamukunda cyane nkaho ari we wagira igikundiro wenyine. ako none Valens se ninde utamukunda? umva icyambere agira umutima mwiza Uturusha se. bugufi ni umuhanga n'ibindi ntavuze byinshi. none Valens uramuhaye mukiye koko Ariko uzi impamvu ndi kukubitsa amabanga yose afite? suko se nakubonye uri gukora ayo mabi yawe none ukabona nta yandi mahitamo ufite. Aho uribeshye cyane. ariko ubundi ubwo Cedric ntugamije kwirukanisha Valens mu kazi ke maze ugatwara umwanya we. nshaka ko bitazaguhira Cedric. bose amukunda kubi ntabwo yakora iryo kosa. Azamukunda mukuye yuko agiye kuborera mu munyururu. Amakuru ufite. urabona igihe ugarukiye ariko so ntatinze cyane Dari. kebuka urebe ko atari twe twenyine dusigaye muri iyi hoteli. ese ubundi wari urihe? nyine hari akabazo nari ndi gukemura ariko nyine naje wirakara. ubwo si iyo umbwira nkigendera niba wari uzi kuri butinde. ko se waretse kurakara ko bitakubereye. nabuzwa n'iki kurakara muho? kibaba we ntigeze dore na Valens yambuze ni ukuri. ese ko numva ufite ibibazo byinshi muko yewega ugira telefone mu isakoshi kawe bizagukoraho. ahubwo se ko yampamagaye inshuro nyinshi buriya ntiyagize ikibazo. ikibazo ki? akaba uri abagukumbuye. ntacyo ndaza kumuhamagara ningera mu rugo. nibyo byiza. ese wari uri kumwe nande aya masaha yose? ntabwo nari jyenyine. wari wenyine kandi nabonye wari kumwe na bosi musohokana. ni mama pe. kandi nawe ntiyagarutse. ariko ibyo byigutesha umutwe Dari. gusa ibyo kwitaho birahari kandi byinshi by'ingenzi. none se kutaza ngo dutahe utegereje? ntabwo uzi ubwo bwira ufite n'ubwiki. ntabwo ibi nigira. wibagiwe ko bose ejo twese yaduhaye ikiruhuko kugira ngo turuhuke. dore aho amasaha ageze. ndahabona. uzi ko saa tanu zageze muho? zahageze nyine ndabizi. kandi niba na ngombwa na saa sita ziragera. ngiye kwitahira rero ibyo ngiye sinabivamo. ahubwo si urufunguzo rw'imodoka ubu rurihe bahubwo? singurwa kuri iyo ntebe. ariko uri indangare koko urimo biki? mana we nataye umutwe ntushaka kubyumva. Dari karame. uzi n'ikindi ntabwo ndi butume usiga muri iyi hoteli. nidushaka tugumane hano tuharare. ariko Niki? ubwo ntiwasaze none? Sarese kubera iki? urashaka kugera ku ki? icyo nshaka kugeraho uzakimenya vuba yewe. ndashaka guhindura ubuzima bwanjye kabone nubwo naca mu itanura ryaka nk'umuriro. kuki? ushatse kuvuga iki muho? mpaye nka data. uyu muntu se unyohereje ubutumwa ni mu ntoki. uwo muntu mwihorere uze tugende. kandebe oya uzi n'ikindi Dari. ntabwo tugitahanye nushaka wigendere. none se kuki wantesheje igihe uzi ko tutari butahane? mbabarira Dari mbabarira. uri umwana mubi muho. ni ukuri Dari nyumva neza kandi wumva ibyo nkubwira ubikurikize. si ntacyo nawe nkumvamo muho. icyo mbonye ni uko wikunda kandi ntaho bizakugeza. ntabwo ari ukwikunda. mbabarira cyane nushaka undakarire cyangwa ubireke. ahubwo utahagira vodoro ufite wo kwitaho nawe utakoroheye. reka nkubwire. umbwire iki se? reka ngende sha ariko umenye ko mpemukiye ndigende. genda rwiza Dariya mwiza.
ewe cyakubwira ibyo ugiye guhura nabyo wakajijeho ewe kamwereke ko muhoza uruzi atari we muhoza uwe nyawe sha kandi mbikwereke ubwo se buriya nze wahamagare numve urambona uyu munsi ni njye nawe urabeshyera ubusatu iki cyose ko kidafata telefone kiri mu biki mana yanjye uyu mushenzi ari mu bikira ko atitaba kuko wabona ruri mu nzoga ubu n'umundebera umva firo ibyo ukora bikora vuba dore ko akanyagwa kavuye hano mu kanya gato cyane ugira vuba muvandimwe se gufungwa burundu urengano uzabyakira koko nanjye simbizi Cedri icyo nzi cyo nuko Imana iri kuncisha muri izi mpamvu yo nta kundi byagenda kandi nta n'isheni idacika cyakora nanone Cedri wakoze kwigomwa ukaza kundeba ni iby'agaciro kandi nanjye nzakwitura pe ariko se Fari ndakumva ubundi umuntu wakugambanira urumva yabakoze iki nanjye byancanze musaza gusa abantu barahindutse baba bagome none se ugiye gukora iki Fari ese urumva nakora iki kindi koko ubu ngiye gushaka ubutabera ahubwo se Cedri warantumikiye kutansubiza Cedri ibyo nagutumye kumbwirira Dariya warabimubwiye Fari ndakumva nabuze aho mbihera kwiki ibi cyoboza aho hera ibintu ngiye kukubwira unyemerera ubyakire kuko nta kundi byagenda kunteye ubwoba Cedri habaye iki mu ijoro ryakeye habaye ibintu bibi cyane nguki ibintu bibi birenze kuba naragambaniwe nkaba ndi kuryozwa ibyo ntakoze n'ibihe Cedri ubu tuvugana Dariya ari mu bitaro Fari yowe ariko si ibindi ndabyita iki koko ibi ni ibiki biri kutubaho mana yanjye arya ngo ibiba byose biba biri mu mugambi wawe koko mana ihangane Fari njye na muhoza inshuti zanyu rwose turahari kandi tuzakora ibishoboka byose biri muri gucamo birangire neza ubundi se kuki Dariya ari mu bitaro byagenze bite ngo ahajye nyine urumva igihe Dariya yavaga kuri hoteli mu ijoro ryakeye yageze mu nzira akora impanuka amerewe ateze Fari urebye nanjye sinajya kumureba kuko nabyutse mwitira nyine hano ufungiye ngo nawe mbanze ndebe uko umeze ariko uko biri kose rwose ntabwo ameze neza pe ariko se koko kuki Imana yemera ko ibi bitubaho koko iby'Imana shaho ntiwabimenya ubanza urukundo rwanjye na Dariya yarujemo ibigeragezo pe ese ubu nta bantu babiri inyuma koko arabukeka se urumva n'abakeka gute Cedri ahubwo uri hanze kandi uzi ibyacu reka nkwisabire ugenda unekera uzazumbwire niba hari ababiri inyuma n'impamo y'Imana nzaguhemba amafaranga menshi cyane atagira amafaranga se ni ngombwa kandi naba ndi gufasha inshuti yanjye wowe ugenda ubikore nzakwishyura Dariya wanjye disi none se ahubwo yamenye ibyago nanjye byangwiririye ntabwo mbizi kuko nari ngiye kumuhamagara ngo mubwire muhoza nawe ahita nyine ampamagara ambwira ko amaze gukora impanuka yewe kumbona se shenge bambwira ko iminota irangiye ubu turavuganye koko Vare genda nabona bari kukurembuza bakubwira ko iminota baguhaye yarangiye yewe nta kundi itahire kandi wakoze cyane yego kandi wihangane nawe umva Imana iguha umugisha ariko binkorera uko twabivuganye nzagerageza Vare alo muho ko wari wanze kunyitaba n'igihe cyose naguhamagariye gusa mumenye ko ibyo mwakoze mwabikoremo amakosa akomeye
firosi njye ntabwo nibaza ukuntu ibyo bitwi byawe wabivuniyemo ibiti wavuze buhoro utagira abatwumva kuko mabuja nikira urambuza kukubwira amakosa wankoreye ubu se ubona aka kabari twakizera twamenya harimo bande ibyo ntibindeba firo ibyo ntibindeba rwose ninicisha make njyewe twari twavuganye gukora ibishoboka byose dari ukamukura mu nzira none kuko ibyo wankoze ni ibiki none se ibyo nakoze byose ntibyari kumukuraho si uko ari amahirwe make twagize iriya mpanuka ntimuhitane kwica ferizi imodoka ye wabonye ari bwo buryo bwo kumunyiza rero yagize amahirwe nyine imodoka ye yubura ahantu heza firo ugiye wimvangira nashakaga kumwigiriraho urumva wamuca ijosi wamuniga ntabwo ugiye byari bwireba uburyo bwose ari gukoresha rwose ntabwo kandi ushaka kunyigisha akazi buriya ntukwara ntamazemo iminsi uwo ndebye ntarara ukamazemo igeze kakaba karakunaniye kananira gate se mabuja hari ikintu nabonye ariko wabonye iki ko dari yari gusohoka muri hoteli nabonaga ari gukeba gusa afite ubwoba ntaho yari azi ibyo agiye guhura nabyo yewe batata we yaranyumvise se muvugisha kuri telefone abaye yarakumvise ko twaba turi mu bibazo oya firo winjijisha unjyana hirya no hino ugomba kunsubiza avanse naguhaye twumvikane avese nyine mpave iki weke mpave iki urayansubiza amafaranga yo narayariye umva narayariye mbabarira ntabwo miliyoni yose naguhaye wowe wibaze gucururiza ibyo birakureba ugomba kuyansubiza kuko ibyo twavuganye ntabyo wakoze ese ubundi kuki uri gushaka kwica uriya mukobwa ibyo ntabwo bikureba ibyo ntabwo bikureba urimo kumpangisha ahubwo subiza amafaranga yanjye miliyoni se kwa urayansubiza cyangwa nyamara niba ushaka kwica ubukwe bw'uriya mukobwa ngo umutware wa muhungu mukorana njyewe nabigufashamo mu bundi buryo arenze wafunze se kubera gucuruza ibiyobyabwenge niba ushaka kuzana muri ibi bintu nyamara njye nabikorana ubufindo nkamufunguza maze mukikundanira dariya akabihomberamo byihorere njyewe bimbaze maze kumenya amakuru y'uko dariya atakirembye cyane ngo iki yaba agiye kuva mu bitaro se oya ntabwo agomba kuhava firo ntabwo agomba kuhava none ngiye kuguha amahirwe ya kabiri ubifate mu mutwe kandi nibikunanira noneho nijya uzakwiyicira urumva uretse gato ntacyo umbwira banza untege amatwi firo amabanga yanjye yose wamenye ntabwo agomba kugenda gutyo gusa marusha nkubwire si uko akazi kananiye ahubwo ni uko hari indi mpamvu yatumye nahita murangiza impamvu ubwoko ki Cedric rero yego boss impamvu nagutumijeho nagira ngo ugire amakuru ma kugufungwa kwa Valence nta kibazo amakuru ushaka ndayaguha boss ko Valence musanzwe muri inshuti biriya byo gucuruza ibiyobyabwenge byaje bite nta makuru menshi mbifiteho pe gusa icyo nabonye ni uko umuntu ari mugari Cedric ndakumva ko nabonaga Valence ibyo bintu atabijyamo ubwo byagenze bite hari ikintu nibutse boss mu cyumweru gishize igeze kuza mu rugo ari nijoro nuko mvitse igikapu ntigeze menya icyari kirimo igikapu mubajije aranyihorera ahubwo ambwira ko azaza kugifata bukeye none se ugeze ugira amatsiko yo kureba ibirimo ibyo byose nari kubitinyuka none se dukora iki Cedric no kuba kampani yacu ifite umukozi ukurikiranyweho gucuruza ibiyobyabwenge ubwabyo ni igisebo yewe ni igisebo rwose none ubu nanjye no kwitwa inshuti ye bisigaye bimbangamira birumvikana rwose uko biteye rero yego ubu nka kampani tugiye kwinjira mu kibazo cye byimbitse tumenye uko byose byagenze boss ndakumva mugiye kwinjira mu kibazo kandi arabifatanywe byararangiye oya maze kumva uko yafashwemo ahise numva ko hashobora kuba harimo ubugambanyi kandi nakubwiye ko mu minsi yashize yitwaraga ukuntu kudasanzwe simpamya ko hari ubugambanyi burimo pe none se mva mubaze ubihuje nuko Dariya yahise akora impanuka muri ririya joro urumva ari gusa byose rero tugomba kubyigaho neza tugakora iperereza ukaba utekereza se ko hari aho bihuriye none ni gute abantu bagiriye ibyago rimwe mu ijoro kampani yose yari yasohotsemo wa mugani wanyu ntabwo byumvikana pe ni muri urwo rwego rero nka kampani hari umwanzuro twafashe uwuhe mwanzuro bose ndaza kubibwira abandi bakozi ariko we nagira ngo ubanze ubimenye mumbwire nta kibazo umwanya twari tugiye guha Valence mu gihe cya vuba turaba tuguhaye iby'agateganyo dutegereje ko aburana tukamenya icyo gukora murakoze ku cyizere mungiriye bose
nzakora akazi kanjye neza, sinzamera nka Valence watengushye kampani yacu. none se ko bitagushimije nk'uko nabikekaga? Yandishimye da. Ahubwo se akazi kakorwaga na Daria ko bizagenda bite? Daria wari hafi kugaruka mu kazi ukazava mu bitaro vuba. Use kavuyemo vuba? Nibyo byiza kuko kubura Valence na Daria icyarimwe kandi ari bo bahanga dufite muri kampani twaba turi guhomba. Nta kibazo boss, kandi munyizere mujye mumbaza amakuru yose mushaka, yose nzajya nyabaha pe. Sawa, akiriye ikarita iri bugufashe kwinjira mu biro Valence yari yarateguriwe. Nta masezerano y'agateganyo yo tuzayaguha ejo, nayo ubanza uyigeho. Ikarita se ntimwazayimpa maze kuyigaho? Oya ntacyo wiyijyanye, genda bize tuzumvikana. Murakoze cyane boss. Mbaye ngiye rero, ubwo muraza kubibwira abandi bakozi. Turabinoze neza nta kibazo rwose. Yego boss. Kondi kubona isosi yacu iri kumenekamo inshishira. Kanze nkwerekere, kanze mpamagare muze tuvugane. Okay. Alo? Nagira ngo mumenyeshe ko nutagira icyo dukora vuba umugambi wacu uri bupfe. Urumva? Gita uhamagara wa mukozi wa hoteli umubwire ibya mashusho yafashwe na kamera. Gira vuba se. Sawa sawa. Urabona nitumwicara muri iki cyumba bitadukoraho. Babarira filime ntunzane ubwo bugambo bwose. Daria naramuka asohotse muri ibi bitaro akagira ahandi ajya, ibyacu biba birangiye. Tubuze uko by'ukuri dutekereze neza icyo dukora. kandi filo ngiye nanga kuburana. Tubihugiramo biradukoraho kurushaho. Filo ni igihugu utegeka se ubu ntegeka uranyumva neza, ukora ibyo mubwiye vuba nonaha utandakaza. Mwahurije ibiti, mwahurije ibiti. Simwemerewe gukaraba amaraso muri ibi bitaro. Ariko Filo kandi nawe ujya gushyira mu byago. Filo twumvikana. Twumvikana. Urambwira impamvu utari gukora ibyo mubwira byose, ubu ugahitamo kusuzugura nkaho naguhembye. Ntabwo naguhembye. Hari undi muntu mama abwiriza ntazi. Kuki? Yambwiye ko ntagomba kwica Daria ntarabona uburenganzira bwe. Uwo muntu ninde? Ni umuntu ukoresha nimero itagaragaza imibare. Imwe bita private number. Yakunze koherereza ubutumwa kuri telefone kandi yambaye n'amafaranga menshi. Ku mana yanjye uzana ubwo butumwa ndebe. Ntabwo nakwereka amarusha. Wakufira warasaze cyangwa? Reka nze nkwereke ijambo. Ujye gukora iki? Va mu nzira w'inyitambika. Ngiye kumwigisha umusego kandi tujye dusohoka vuba. Winyitambika byose ntakunyigisha ari wowe. Ngategereza ko bamuha ubwo burenganzira. Ibyo burenganzira byanyu ntabwo ngiye bindeba reka. Ntabwo bindeba rwose. Ahubwo uva mubwire. Sa nkutera umugongo iriya kamera yingirize urebe ko ari n'umunota bimara. Okay. Ngaho ubikore vuba ariko nyina ataragaruka. Ujya vuba se. Ubyitondere. Ngaho ujya vuba. Mana yanjye Dari, umbabarire ngiye kukwica, twarasangiye akabisi n'agahiye. Nanjye rwose sinkwanze, ni ukugira ngo nikemurire ikibazo maranye imyaka myinshi rwose. Dari, urakangutse? Njya ni wowe uri hano. Ni njyewe Dari. Umusego se nari ngiye kugusegura, dore mama wawe nta musego yari yaguhaye, nibwo kiva aha. Ngaho iryama gutya. Komera neza rwose neza. Umusegure neza. Gutya. Nizere ko noneho bimeze neza. Urakoze mu. Ndakoze sawa muntu we. Umusore se ninde ko namuzi? Njyewe. Ni murumuna wa Valence. Ntabwo wari umuzi. Ko namuzi se umuntu bavukana bose. Nyine njyewe nabaga muri Kenya. Muri Kenya. Ntabwo dukunze kuvugana cyane. Narinje kumusura aho afungiye muri gereza. Yantumye rero ngo nze ndebe uko umeze.
Valence wanjye nzongera kumubona ko ihangane dani babera utambiza nanjye pe Valence azaba umwere ugenda abizi ibyo ari bwo rwose ntiyabikoze naje ngufasha inzego z'umutekano mu iperereza iyo azazifasha maze Valence arekurwe vuba mu gukomeza imyiteguro y'ubukwe bwanyu tuza rwose dani kamubaze anasubize nyine cyagiye dutandukana kuri ya hoteli hari ikintu kidasanzwe wabonye cyangwa wumvise usanzwe tumeze gute ubihuza byinshi urabona ko atarakira neza wamugane abantu mwe rero hari ikintu gikomeye nshaka kubatuma kuri Valence ngo gikomeye kandi mugomba kuntumikira bitarenze uyu munsi sikuntumijeho ikitaraganya ni amahoro Cedric. Bob ndagushimira cyane kuko ukomeje kumfasha mu rugamba turimo. ariko rero nizere ko urumogi nagushakira ukomeje kugukora akazi neza. Kugeza ubu Valence arafunze ariko nitutareba neza araba umwere kuko ibintu byakomeye. Byakomeye gute Cedric? Ubu tuvugana twabuze wa muntu ushinzwe kamera zo kuri hoteli kandi urabizi kamera zibazafasha ibintu byose. Kandi kumva ibintu bitoroshera bose nawe mu kanya turi kumwe urumva yari kumbwira ko agiye gukora ibishoboka byose Valence agafungura. Kahota ubu si ibintu byinjiyemo na bosi wanyu turabikorera iki none shaho nikanzamo kabisa. Wikanga hari ikindi cyabaye cyatuma bikangamo kurushaho. Ikihe kindi cyabaye Cedric? Kuba yabaye amaye umwanya wa Valence by'agateganyo ni ikintu ntatekerezaga cyantunguye. Ntaho byagushimishije se? Nta mwanya w'agateganyo ushaka Bob. Kaho urumva ndashaka uwa burundu kuko niwo watuma tugera ku byo tumaze iminsi dupanga. Weho nande hari undi muntu muri kumwe muri iyi diro? Bob byoro utamenesha amabanga y'akazi. Kaho gusa umenye ko ibi bintu biri kuba twabipanze ukwezi kose nuko mbona hari kuba ibyo tutigeze dupanga. Mu bintu binunguye nuko na bosi ngo ari gukora ibintu bishoboka byose ngo afunguze Valence. Kandi tuzi ko nashinjwa gucuruza ibiyobyabwenge kampani izahita imwirukana maze nanjye bakampa umwanya we kuko dukora muri serivisi imwe nyine y'ikoranabuhanga ishinzwe kurinda amakuru ya kampani. Ese niko kano kabarura kizeye ku buryo nta muntu wawe uri kutwumviriza Cedric? Oya ntawe kuko nabanje rwose kubigenzura. Noneho rero mbwira dukora iki? Ko nta kindi kintu twakora ngo ucungerere ubukana icacura muntu agume mu buroko. Tugomba gutanga inzego z'ubutabera zitaramugira umwere. Tugakora iki nyine? Valence agomba gupfira muri gereza maze impamvu yo guhabwa umwanya bya burundu ikagaragara. Niko umuntu uri muri gereza ubwo twamwica gute? Mfasha hano ufite uburozi ugomba kubwinjiza muri gereza bitarenze uyu munsi. Ukumva inzego z'umutekano kwa gereza zibaga ziri maso. Ndaza kukwereka uko tubigenza yewe. ubundi kwitegura nta muntu amaze kunzana ya modoka ndi bukoreshe. Ndi kugira vuba ariko wowe ndebera gusa ko nta muntu uza gutwara Dariya amukura ku bitaro. Wumvise? Oya ibya wa muntu ngomba gutegereza uburenganzira bwe nabivuyemo rwose. Ngomba kukwemeza ko icyizere wangiriye ukanyinjiza mu bintu byawe kitapfuye ubusa. Sawa sawa turaza kuvugana mu kanya. Kumura uko twabipanze biracamo ye. Umuntu ukinisha Firos arambabaje cyane. Ndi icyuma gityaye cyananiye abaswa n'abaswayire. Uyu nawe uri kunshyiraho igitutu siki. Harumva udufaranga yamaye agomba kutuntegekamo uko yishakiye. Asiki. Ahubwo ndabona atari we. Iyi nimero si yo ni bwoko ki? Halo? Halo? Ndavugana nande? Uravugana n'umugabo w'amabere utazi kandi utazigera umenya. Ni wowe muntu umaze iminsi unyoherereza ubutumwa kuri private number? Oya ntabwo rero ibyo binzanye utantenze. Kuki wari warambuje kwica Dariya
kandi muhoza we ashaka kumwikiza wari utegereje iki? ntabwo ni mu kizamini yewe hari icyo nshaka kukubwira kandi utege amatwi urumva gira vuba ariko ndi gukererwa kandi bintegereje ni byinshi wumvise wumva nkubwire w'inkanga wowe n'undi musore witwa Bob muri gukoreshwa nawe umutazi kandi mu bintu mutazi urimo birabarenze uwo Bob simuzi nta nubwo nkeneye kumumenya. okay ubwo ari wowe mbashije kubona rero reka nkugitumye nguhamagara umva ntushake kunyinjira mu buzima wa mugabo wumvise njyewe icyo nshaka ni kashi bampa nanjye ngakora ibyo bansabye wumvise hari ikintu nshaka kugusaba kandi ubyumve neza uransaba iki? ndabizi neza kuri mu myiteguro yo kugira ngo ujye gufata Dariya ku bitaro ibyo se ninde wabikubwiye wa mugabo we? sinkubwiye ko ni umugabo w'amayobera urashaka kubimbwira w'ikirere ngaho mbwira ndagusaba kutagira ikintu utwara Dariya kuko ni umuziranenge udakwiriye gupfa ko namaze kwishyurwa uragira ngo yo nariye bazayandutse sha wumva ntunkange ndaguha amafaranga ushaka ariko uriya mwana w'umukobwa umwihorere mbo ngiye kuguca amafaranga mpa miliyoni 2 ndamureka amafaranga ntabwo ariyo kibazo hari ikindi kibazo nshaka kukubaza kandi nukinsubiza neza nakongerera amafaranga wanyumvise si ubwo mbaye impuguke wanyitaga umuntu utazi ibyo arimo nta mwanya ufite wayo ngo iki wumva nkubaze se nyine ngaho mbwira nyine kuki kampani iri gushaka kwikiza Valens na Dariya kandi aribo bakozi bakomeye bahari abahanga nka bariya rero bashobora kubangamira inyungu za bamwe bigatuma hari ibyo batageraho ukavuga ko babangamiye inyungu za bande ese umukuru yose uri kumbaza urashakira iki urumva nutanyibwira nta kindi ndi bwongere kugutangariza wumvise wibuke ko ngufitiye amafaranga fero burya n'izina ryanjye isura risi niba ushaka kumenya byinshi genda ubaze umusore witwa Cedric n'umukobwa witwa Muhoza bose nadacunga neza kampani ye barayirimburana n'imizi n'imigara byose ndababujije kunyita bose njyewe nitwa Kalisa sinshaka kwitiranywa na kiriya kigabo cyanyu kibakoresha yego komanda ko mutugaze kandi waratubwiye uko muvukana bose wa kampani yanyu rutikanga ni murumuna wanjye data yadusigiye imitungo maze aragenda arayitwara yose igihe viramo niyo mpamvu se kampani ye ushaka kuyirimbura ndashaka kumushigisha ku buryo atazamenya uko bigenze hanyuma rero yego maze iminsi imuze cyane ntaboneka ariko ubu nagarutse hano muri Canada tuba dufite akazi kenshi ibikorwa mu bigeze heza kari hari uburozi twaye Valens buri kumwica gahoro gahoro mu minsi mike rwose araba anangutse yigeze kubwira ko ugomba kumwica none se nawe kubigenza gute kandi bose yari yinjiye mu byo kumufunguza yegora nanjye ndumva rwose nta kosa Cedric yakoze uretse kutuvugiramo nawe ndakugeraho yego ntabwo nongera ubu sinapfa turi buze kubura byose twaruye kandi ari wowe ubiteye mumbabarire rwose tuzamujyane kwa muganga se tumurutse ubwo burozi yihorere n'ubundi warabikoze nta yandi mahitamo uretse gukora ibintu byacu vuba vuba na bwangu none se dukora iki ko ibintu byadukomeranye mudasobwa y'amabanga ya kampani wari guhabwa iyo bose aguha umwanya wa Valens mu buryo bwa burundu ugomba kuyishaka ukayibona kuko niyo yatumye nyine dukora ibi byose iyo mashini isanzwe iba mu biro bya bose tuzayibona gute kari ugomba gushaka kuyibona urumva niyo mpamvu naguhaye akazi kuko nari nkwizeye muri kampani yose kuko numva bigoye kari biragoye nyine kuko amafaranga tuzakuramo ni menshi urumva kwiba amabanga ya kampani byakorohera iyo mudasobwa rero nuyibona uzayifunguza umubare w'ibanga ndibuze kuguha hita uwunyohereza utarongera guhuga ahubwo ndaje mpite kuguha nawe uzirwaneho wareba ko kugezeho ndabona mpise nkubona twagiye kuri Muhoza noneho yego ndabumva nizere ko utarambiwe ariko
ntabwo ari cyane. Kari ndabona hari umuntu umpamagaye byihutirwa ndaje gato. se wihute wowe ibyawe bigezemo. Urumva mudasobwa Dariya yarasanzwe akoresha nayo nayisabye boss ahita yimpa nyine bitewe n'umubano dufitanye. Ibyo ni byiza cyane nubwo hatarimo amabanga ahambaye ariko nayo tuzayikenera. Yego. Hanyuma ikijyanye no kwikiza Dariya bimeze bite? Nyine umuntu nari nahaye ikiraka yarantengushye bitewe n'umuntu wabyivanzemo. Ubwo rero ariko nzabagire gute? Uwo muntu wanyivangiye mu kazi ninde? uwo muhungu yanze kumumbwira ariko nyine buriya turaza kumenya ibye. Ariko ubaze narabibeshyeho nta kazi mushoboye. Turagashoboye Kari, gusa nyine umuciye mu ijambo ntarangiza kuvuga icyo nari ngiye kubabwira. Uvuga iki? Njyewe na wa musore twapanze uburyo nyine tubikemuramo nta muntu urabutswe kandi rwose uzanshimira. Muba muri gukerereza imigambi yanjye rwose. Ariko Kari, ku imashini ya Dariya yo nayibonye ubundi kuki ushaka kumwica? Twamwihoreye ko ntaho we yatubangamira. Uri kuvuga ibyo utazimo wowe uraza kumenya impamvu iyo byose. Kari maze kwakira ubutumwa bwemeza ko Valens amaze isaha imwe afunguye. Turashize mana y'u Rwanda. Nizere ko uri gukina ariko. Yowe Ntabwo ndi gukina rwose, ni ukuri hari umuntu dukorana ubimbwiye. Yeba abanyagasani. Niba ari uko bimeze rero nidutagira uwo mudasobwa arahita utanga kandi nayibona mbere turaba tuguwe. Urumva? Ese Firo hano njyanye ni he? Valens yafunguye ahita ajya aha hantu hataba abantu. Dari Valens yafunguye ahita ajya mu nzu yacu iri hakurya hariya kuharuhukira. Yambwiye rero ko ukiva mu bitaro mpita mpakujyana. Ko atanyihamagariye se? Wewe arashaka kugutungura. Ibyo abakundana ntiwabivamo. Simbyumva. Iyo nzu se ko atari yarayimbwiye kandi twaraganiraga byose. Dari sinzi impamvu Valens yaguhishaga ibintu byinshi. Buriya ni uko batarakubwiye ko afite umuvandimwe muri Kenya byarantangaje cyane. Ariko rero njye mbona mudasa pe. Nta muntu wamenya ko muvukana. Impamvu ni uko ngewe nsa na papa, Valens nawe agasa na mama. Mbese turagenda kugeza ryari ko aha hantu ari ubwa mbere mpageze? Turabura iminota nk'icumi yonyine. Ukisangira umukunzi wawe mwari mukumburanye. Wampaye telefone yanjye se nkabanza nkamwandikira. Nanjye ndashaka kumutungura. Dari yambujije ngo sinze kuyiguha. Ese kumva yaguhaye amabwiriza menshi. Aho kumbuza gutahana na mamanga, aho kumbuza gukoresha telefone. Ndumva ari hatari. None se ko uparitse hano turahageze? Va mu modoka se Dari, gira vuba nonanga. Ese ko mbona uhindutse Firo? Dari, nta Valens tugiye kureba ndetse nta nubwo tuvukana, wumvise? Ngo nguki? Ibyo wowe na Muhoza mwambwiye se mwarambeshye? Wewe waragiye wizera inshuti yawe utazi ko ari shitani yigendera. Muhoza se yampora iki koko? Umva wagiye urusimbuka kenshi ariko iri joro ryo niryo rya nyuma kuri wowe, wumvise? Uranshaka iki wa musore? Uranshaka w'iki koko? Urashaka iki koko wandetse wa musore? Ntabwo nahemukira mabuja, wanyizeye akampa iki kiraka. Umva nayababa ni ndayarya kandi nanakurangiza murangiriza ubuzima. Urashaka gukora iki koko? Jebera se nyine. Mbabara ndakurikije akacyose koko ariko Jebera vuba tugenda. rwose ndakurikije akacyose ariko umvamo gukomeza ushakisha aho hose urebe kuyibona hose shakisha.
nashatse ariko nahebye pe mudasobwa bose yaba yarayibitse ahandi hantu ko twaba turangiye ushatse kuvuga se ko amaraso yose twakoze yaba abaye impfabusa koko Cedric bari ibyo ntubivuge cyane magara kuko ubu yaba yarabigendeyemo kandi mwe hano iyo ukomeza ushakishe wenda turayigwaho ushakishe reba nawe ngaho reba nawe ngaho basi nurira iyo ntebe ndebe ariko se mana yanjye dore no muri yangu ni nakikaga ntayirimo akundi Cedric ndakumva buriya Kalisa wowe uramwizera ariko se kucyumvajije gutyo ntabona ko reka dukore icyatuzanye reka dushakishe reka duhunge igihugu nta muntu n'umwe urabuze ubu nzongera kugaruka mu Rwanda kera cyane byabyanjye nakoze kandi bakira Cedric ndakumva ntubaze uretse kuvugisha wa muntu ushinzwe kamera z'iyi nyubako kampani ikoreramo ye baba we uzi ko nabyibagiwe oya Cedric twumvikana warasaze ni ukuri ntabwo ntushaka ko dufatwa tutararenga umutaro uraseka ibyo birasekeje nakubeshya biki namuvugishije muhana akantu ngo adufashe maze uri umugome yewe urutumye umutima umvamo cyane urahumura nizere ko nawe wacunze neza ko boss yagiye adusanze mu biro bye sinzi icyo twasobanura dusangamo ahantu twafungirwa n'imana ihazi njye namwiboneye neza yinjira mu modoka arayatsa ahita acaho hari ikintu mbonye ubonye iki Cedric reba aka gakapu karambitse muri aka kabati rebamo urebe ko ariyo uzi ko ariyo niyo we turakizemo gahoro batadufata amakuru ya kampani iri muri iyi mudasobwa agiye kuduha miliyoni nyinshi cyane ntabara bose rutikanga arasubira ku isuka tu ahubwo iyizane hano nkwereke reka nyishyire muri aka gapu nazanye duhita dusohoka tutareba inyuma ahubwo twayijyanye muri aka gaki yari irimo nakuze ko aribyo wamuganye amariza yo gututinda mu kwisi batazapima nyine bakamenya abagezemo hano ndabona twari dutangiye kwivana munsi nabibonye amara neza ntabwo ugihisha ibimenyetso ariko babarira rwose ntiwitabire telefone uhita uyikupa tugende ndabona ari umwe mu bashinzwe umutekano hano umpamagaye keretse gatari numva ibyo ambwira alo ngo ari kuza undi bose ugarutse mu batatu we ngo aramubonye ari kuza hano Cedric yesu umwami imana we dukora iki ko tugiye gufatwa Cedric ubu se turishe ko twigenje noneho kandi narakubwiye ngo ibintu twishoyemo tubireke urangurananira ariko reka ubwoba nawe ugiye kwihisha muri aka kabati hari buryo ukajyamo wowe njye sindihisha he ariko Cedric wari ukajyamo mana we bose ndakumva rwose ndabashimira uburyo mwitaye ku kibazo cyanjye maze ngafungurwa pe bari ndabumva umuntu utaramenyekana wohereje polisi video itagaragara neza yerekana umuntu uri gushyira ibintu mu modoka yawe n'indi kugaragaza uri muri hoteli mu gihe kimwe niwe ugomba gushimirwa mbere na mbere uriya muntu yarankoreye cyane nubwo nzajya nitaba ubugenzacyaha buri wa gatanu kugira ngo iperereza rikomeze ariko uko biri ntibingana nuko naba mfunzwe rwose umva vari ndabumva ngiye gukomeza gushyira imbaraga mu iperereza maze mfashe ubugenzacyaha tumenye uriya muntu wakugambaniye erega kuba ndi hanze ni nkaho byarangiye buriya se ni impamvu da njyewe bitaho umwanya munini ahubwo dukomeze akazi kacu kampani ikomeze itere imbere yego ubwo wagarutse mu kazi rero ni karibu nubwo nagarutse mu kazi ariko mfite ikibazo gikomeye ikibazo kivare bose kuva ejo nakomeje guhamagara Dariya ariko telefone ye ntiriho reka nanjye namuhamagaye namubuze rwose nashakaga kumubwira ko kampani imuhaye ikiruhuko cy'iminsi 3 nyuma yo kuva mu bitaro ewe igitangaje rero ni ukuntu nanagiye ku bitaro yari arwariyemo bakambwira ko hashize igihe gitahavuye ntibishoboka impamvu da ntibigeze bakubwira umuntu bajyanye se yewe nabajije nyina nahasanze nawambwiye
ambwira ko yari azi ko ari njye twajyanye, none nongeye kumuhamagara mu kanya ambwira ko nawe akomeje kumubura kuri telefone. vare buriya Dariya ntiyaba ari mu bibazo tukaba twarahugiye mu byawe tukamwibagirwa. Yewe nanjye ndi kwibaza yaba azi ko nafunguye akaba atarampamagara. vare ubwo rero tugiye no kwinjira mu kibazo cya Dariya kuko ndabizi adahari nawe ntiwakora neza. Bosi nako Dariya bumwihoreye buriya wasanga yihereye ari muri bya bintu bye byo gusenga nk'uko ajya abikora. Bumwihoreye rwose. Kuhagira ngo ntabwo uhangayikishije kandi ari fiyanse wawe. Reka ibyo tubyihoreye bosi, turaba tubigarukaho. Iki iminsi nari imaze mfunzwe ndashaka kuyigaruza nkora akazi kenshi. Hano rero hari umushinga ugutegereje kandi kampani zawungukiramo amafaranga menshi. Yego ndabizi, nzi neza ko ba bantu bari bawutangiye ari bandindiriye bategereje ko nza nkawukomeza. Bari bari gukorera muri mudasobwa nabitse hano. Ahubwo se ko ntawe mbona ibihera. Ugize ngo iki bosi? Mudasobwa ibitsemo ubukungu buhambaye ngo urayibuze? Ntawe mbona da. Ntibyumvikana. Nanjye rwose ni jyewe ubwanjye nayibikira iri mu gakapu kayo ariko nta gakapu ko ntakabona se. Mudasobwa iri hera. Ko ngize impungenge bosi, umva iramutse ibuze kampani yose hari indimuka no hasi yabisenyutse. Umushinga wari urimo kukubakirwamo wo kurinda amakuru y'ikoranabuhanga hagize abawugwaho, bosi we baba bakize. Bare nibutse ko mu masaha ashize muri biro byanjye nahasanze Muhoza kandi ntabwo namenye uko yahageze. Aracurikanga angira akagoryi akansubiza hanze akanjijisha. Byagaragaraga rwose ko hari nk'ikintu yakoze. Mbese Muhoza yahageze? Bosi ndakumva. Mwageze aho kwizera uriya mukobwa kugera n'ubwo aza mu biro byanyu mudahari? Nshobora kuba natekeye imitwe simbimenye. Uwo niwe wayitwaye nta wundi niwe. Ubundi wabonaga Muhoza ari uwo kwizerwa koko? Nonese ko nta kintu yari afite mu ntoki. Wamenya abatekamitwe babigenza bate? Wabimenya ute? Reka mpamagare sekirite. Muhoza bishoboka bite? Mukobwa mwe ntimumuzi. Alo sekirite, ntagiye umuntu n'umwe usohoka muri iyi nyubako kampani ikoreramo. N'abari bageze ku muryango bose bahagarikiye vuba na bwangu. Bosi ndakumva. Hari ikintu ntekereje. Nibiki? Uzi ko Muhoza ashobora kuba atarakoraga wenyine? Ibyo birashoboka rwose kandi igihe ndicuza na mudasobwa ya Dariya namuhaye. Ese bosi uwayimuhereye iki koko? Vare uyu si umwanya w'ibibazo byinshi. Aha ni umuhanga bwawe bugiye kugaragarira ukabukoresha neza maze tugashaka Muhoza n'abambari be. Ibyo bindekere. Cedric ntangiye kurambirwa pe. Kalisa se ntiyatubwiye ko tugomba gutegereza hano umuntu uri butuzane impapuro z'inzira? Ntibitubwiye wese turategereza kugeza ryari koko? Ngaho reba amasaha amaze kuba ataratugeraho. Ese uragira ngo turenge ku mabwiriza ya Kalisa? Ntuzi ko kuva ku munsi wa mbere ari ugenga byose? Oya ngiye umunsi rwose ndumva twamusuzugura tugakora ibyacu kandi ariko ubundi Kalisa mwamenyanye umuti. Nyine umuntu yaranyandikiye ku mbuga nkoranyambaga hanyuma yambwira ko Kalisa atuye muri Canada. Nanjye mubwira ko nyine nkora muri kampani ishinzwe kubaka imishinga irinda amakuru y'ikoranabuhanga. Nuko rero nibwo yahise akubwira umugambi wo kwihorera ku muvandimwe we. Yambwiye ko ashaka ko dukorana maze tukaziba mudasobwa irimo umushinga wari ukirimo kubakwa. Cedric uranyibukije umushinga wamaze kumwoherereza. Mbere yuko tuzabona icyo kintu nahise nkora n'amafaranga yacu nyine turabona vuba. Uravugisha ukuri? Nuko tugiye byarya twiruka miliyoni 20 tuzahabwa n'amafaranga make ariko kandi ubwo nta handi wawubitse kugira ngo nibura natwe tuwugire. Ariko se mu ndakumva kuri kwirengagiza nk'ibi bintu tutabipanga. Mbabarira ntumbwire ko ntabyo nta kanunu k'umushinga kagomba gusigara muri mudasobwa. Cedric urambabaje cyane pe, urantengushye rwose. Ntuzi urashaka kuvuga iki? Kuko ni gute umutekamutwe nk'uriya wamwizera? Ariko si uri kuvuga ibiki wowe?
kuvugira mu migani ntutobore ngo uvuge bite byawe Kalisa ni umutekamutwe reka nkubwize ukuri nditegereje twatumye yatwohereje twerekana ko hari amafaranga azatugeraho vuba nsanga ni uducupuri two twiganano oyo urabeshyura ugushaka kumwishyura nk'uko nanjye nigeze kugukinisha iyo mikino ntabwo njye nyikina Cedric uzabaze rwose ibyo bintu se Kalisa yabidukora koko no ntabwo bishoboka rwose Cedric njye aya mafaranga umenye ko nari nayabariye nzi ko zavuza mama none ndebera ndayahombye ubuse ideni rya banki nari mfite nzaryishyura ikigo ngaho nawe mbwira nebe nawe ni ideni Cedric dusubiye ku isuka koko kampani iri kuduhiga none n'abaringa Kalisa araduhemukiye baringa gutari njye ndi kukubwira ko nakomeje gukora iperereza ryanjye nkoresheje ubuhanga mfite mu ikoranabuhanga igihe twari tugeze hanyuma nsanga Kalisa atabaho ndetse ntiyigeze anabaho ariko ibiri kutubaho ni ibiki none ni ibitangaza ni ukuri kw'Imana uriya twavuganaga se yarindi ngaho mbwira nanjye byaranyobeye pe ntabwo nigeze mumenya na gato kuko mana nyagase turinjije ibigeze he kuko umugabo ntazi uwo ari we yadutekeye imitwe ntitwabimenye adukoresha mu nyungu ze bwite dukora amaraso menshi tutazi ko turi kumukiza ubwo yaba ari bosi ubwe wadukoresheje byazavugwa he bosi si uko iyo kampani yose ubwo urumva byamumarira iki ese uri kureba iki muri telefone turapfuye tugiye gufatwa oya ntabwo ibyo ntubivuge ubwiye ko hari inzego z'umutekano zamaze kugutiye ubwezi ni mesaje wasomaga ze muri telefone we ubuse turaca imana yanjye waretse kusi mana yanjye vare nizere ko aha hantu wanjyanye nta muntu usanzwe nzi yavaye se kuko abantu bamwe bazi ko naburiwe irengero abandi bagakeka ko napfuye oya humura hano kure ya Kigali ntawe watuvumbura yewe mbega iminsi 10 y'ubwihindurize njye sindizira ko ibintu twabikoze abantu bose bazamenya inkuru yacu bazahita batwanga kandi badukundaga n'impamo mbabajwe na Cedric na Muhoza bagiye kurya umunyururu disi bare ndakubwira ni wowe muntu w'umuhanga nigeze mpura nawe kuva isi yaremwa mfasha erega njyewe ndategura mwana ese buriya kuki batigeze bavumbura ko nakoreshaga akantu gahindurijwe ishati ariko ni ibihuye nini kabisa njye nibaza impamvu batigeze bamenya ko ari njye Kalisa bavuganaga kandi uwo Kalisa atarigeze abaho ahubwo se kuki batigeze bavumbura ko nta rukundo twari dufitanye ndetse ko ubwo twapangaga bwari baringa ese wa mugani we nitwa abanyabwenge bavuze ese kuki wahisemo ko dupanga ibintu byacu dukundana we mfasha buri wese riga ari kutugirira impuhwe ndetse akizera ko duhuze nta mipango y'ubujura twakora ariko hari ikintu utansobanuriye neza fari igiki kuki warinze gukoresha Cedric na Muhoza kandi n'ubundi iriya mudasobwa wari kuyigeraho dariya rero nategereje ko bosa nzamura mu ntera mudasobwa nkayigeraho ndaheba niko kubigenza kuriya rero urantangaje pe ndakwihanganisha ko natumye ubabara ugakora impanuka yari igiye no kuguhitana oya nako byari ikiguzi cy'ubutunzi tugiye kurya ubuzima bwacu bwose nta muntu duhagaze hejuru ese byose wari uzi ko bizatubaho nari nzi ko biriya byago byose bizatubaho ariko ngakora ibishoboka byose ku buryo tutaburiramo ubuzima gusa iyo nza kurya buriya burozi Bobo na Cedric bari bohereje muri gereza ubu nari kuba nkiriho byasabye ko twitonda cyane cyakora nubwo ibyabaga byose nari mbizi ariko rya joro Fios yantwaraga mu modoka ye numvaga byarangiye nuko nyine nawe wahise wohereza umuntu akaza kuntabara wumva mubwire uyu mushinga twibye tuzawukomeza tuwurangize maze tuwugurishe uranyumva iyo tutabikora gutya n'ubundi twari kuwukura hari kugakiza bosi wenyine twari kungukira ese none nitwe tugiye kuba ba bosi sasa rega kwiba kampani ntibirangiye ejo tuzasubira mu kazi nkaho nta cyabaye n'ibyo twakoze uragira ngo dusubire hariya hantu
none se hari umuntu tuzi iryo ni ibanga ryacu twisangije. gusa nzabwira umuryango ko nabagaho iyi minsi yose. Mfasha. ubukwe se twapangaga nibabona butabaye byo tuzabisobanura gute? ariko Dari urantangaza. uzi ibyo bintu uri gutekereza? ibyo ni toto cyane ugereranyije noneho n'umupangu napangiye muri gereza tugiye gukorera iriya kampani. njya ndumva negereye ubwoba. yewe Dari, turashize Dari. Do reba neza. uyu muntu uri kuza dusanga si Fidele dukorana ra. uzi ko ari we Vare? none se ko guteye ubwoba? uyu musore kuva yaza gukorera muri kampani niwe muntu wenyine ntinyari ahantu. Valence na Dari, ntimwibeshye ngo mwiruke kuko umugambi wanyu wamenyekanye. Zanye n'inzego zishinzwe umutekano ntaho muri bucikire rwose, ntaho mujya. n'uyu washutse rwose ngewe ntabyo ndimo. nagushutse ibyo wikeka ni ibiki? Wumva twumvikane, njyewe nduharanira ubutabera ntacyo yitayeho. Ibintu byose byaberaga muri iyi kampani muri iyi minsi yose, kuva wafatanywe ibiyobyabwenge nabyizeho nitonze. ndacecetse ariko sinacecekanye ubucucu nk'uko abantu benshi babyibwira. urabyumva Vare? tubabarire irya none Fide, tubabarire ni ukuri. ubundi se wabyigaga hari indi bigutumye wa mushenzi we? tangira no kumuka se. umva Dari, ndakumva. uyu musore ureba hano nawe yarakugambaniraga ntiwarabukwa. ibyo uvuga se nibyo? nibyo nyine. ariko Dari, uyu muntu uri kwizera ibyo avuga koko? atabyize umva arata Dari, amabwiriza yari yarahaye Muhoza nuko yari kukwica maze umushinga akazawikorana akawitwarira n'amafaranga yose akayatwara. ndabeshyewe? oya uretse gato, ndabeshyewe. umva nkubwire Dari, uribuka rya joro rya rindi? burya ririya joro ninjye wagukijije Firosi ari hafi kukwica. ibyo wari ubizi se? kandi yarambwiye ko ari we wantabaye. ambaye umuntu nohereje ngo agukize nari namubwiye ko agomba guhita yongera akaguhuza nawe kugira ngo nyine nanjye bimpe umwanya nkomeze muri perereza ryanjye. urumva? oya iki se? oya iki se? Dari, umbabarira byari amaco y'inda no gushaka kwikubira. ariko umva Dari, kugira ngo nkubwire ko njye ibyo nakoze nabyitondeye. uyu Valence igihe afungwa njyewe nafashe amashusho nyoherereza polisi. ni amashusho yafashwe na kamera za hoteli ngira ngo polisi mugire umwere. kumbe ntazi ko ndi bukize mpyisi yiyambitse uruhu rw'intama. data warakoze Fide. wayoherezaga se nabi gusa? sha ibyo byose muzabisobanura neza imbere y'urukiko hamwe na Firosi n'uwitwa Bob. inde? kuko nabo bamaze gufatwa. wenda ubufindo mwakoresheje muzabwigisha abandi babukoreshe mu byiza. muri uyu mukino iminsi 10 y'ubwihindurize wanditswe na Rugero Inyange Eric mwumvisemo Valence mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Daria mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Bosi Rutikanga mwakiniwe na Tuyishime Jadofis, Muhoza mwakiniwe na Karangwa Liliane, Fideli mwakiniwe na Mugiraneza Samuel, Cedric mwakiniwe na Ndabananiye Rwema Jean Dora Croix, Kalisa mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Firosi mwakiniwe na Mukeshimana Musa, naho wabakiniye Bob ni Nsabimana Eric. umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. mugire ijoro ryiza.